ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyera Sano Empire tubagezaho amakuru atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ni kuri iyo mpamvu rero twanyarukiye mu makuru ari kuvugwa mu mutekano mu ngabo nkuru z'igihugu cy'u Rwanda ndetse na polisi y'igihugu, aho tugiye kubagezaho umugabo wiyitiriye inzego z'umutekano bikarangira afatiwe mu mujyi wa Kigali. Wakwibaza ngo se uyu mugabo yabitewe n'iki? Ese kuki yakoze ibi bintu? Ese yafashwe bigenze bite? Kuko uyu mugabo ibimenyetso byose byagaragazaga yuko rwose ari umusirikare ndetse akaba yarari kwiyitirira yuko ari umujepe arinda nyakubahwa perezida wa repubulika. Byaba byagenze bite? Ibyo byose nibyo tugiye kuba twarambura tukamenya imva n'imvano y'uno mugabo wakoze iki gikorwa cyo kwiyitirira inzego z'umutekano. Ndetse reka nkwibutse wowe utari wabasha gukora subscribe, ukore subscribe nurangiza ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba wowe warashyizeho support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ikomeze kubiguhera umugisha. Wakwibaza ngo rero uyu mugabo byagenze bite kugira ngo abashe kuba yakitirira inzego z'umutekano hano mu gihugu cy'u Rwanda? Uyu mugabo yaratwaye imodoka ndetse muri uko gutwara imodoka aza gukora impanuka idakomeye cyane, ndetse muri uko gukora impanuka nibwo yahamagaraga kuri polisi ababwira ko ari umusirikare urinda nyakubahwa perezida wa repubulika ndetse ko ari mu rugendo rwihutirwa cyane, baza kuba bamutabara bakaza kwegura imodoka ye kugira ngo abashe gukomeza gahunda ze z'akazi. Muri uko guhamagara rero polisi nayo yahise ihagera mu buryo bwihuse, bamukorera ubutabazi bw'ibanze, imodoka yiwe bayikura aho yari yaguye. Muri uko kuyikuramo nibwo umupolisi umwe yavuze ati harya wavuze ngo uri umusirikare? Muri uko kumubaza gutyo arabati yego, ukorera mu yihe batayo? Aramubwira ati ngewe shinzwe umutekano kurinda nyakubahwa perezida w'igihugu. Ati zana ikarita. Muri uko kumubwira ngo zana ikarita aramubwira ngo ntayafite, yayibagiwe. Bakomeje kumukasa cyane nibwo yafataga umwanzuro wo kwirukanka. Muri uko kwirukanka abaturage baza kumufatira aho hafi, inzego z'umutekano nazo zihita zimufata zimworiza pandagare. Ngayo nguko mwoka byara ibintu bimaze gufata indi ntera mu bijyanye n'umutekano. Murabyibuka yuko ejo bundi hashize mu karere ka Nyamasheke aho bita mu murenge wa Murambi haguye abantu bagera muri 5 barashwe n'umusirikare. Muri uko kuraswa n'umusirikare bose bakitaba Imana, ndetse n'igikorwa cyo kumushyingura cyabaye mu buryo bw'inzego z'umutekano zifatanyije n'ababuze ababo ndetse baranabihanganisha. Abantu nk'aba ngaba bakomeje kugenda bakora ibintu nk'ibi ngibi, sinzi ukuntu biri buze kuba byagenda. Gusa ikiriho ni uko inzego zishinzwe umutekano hano mu gihugu cy'u Rwanda ziri gukora akazi kazo neza, ndetse n'abo ngabo bashobora kuba baza bakaziyitirira cyangwa se bamwe na bamwe bo muri bo bagakora ibikorwa bijyanye no kuba basebya izi nzego, ariko icyiza ni uko ziri hafi y'abaturage ndetse zikorera inyungu z'abaturage. Reka ngusabe rero wowe utari wabasha gukora subscribe, ukora subscribe nurangiza ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire ikugezaho umunsi ku munsi. Naho ngewe ndi Sano kuri Sano Empire. Imana ikomeze kubampera umugisha mwebwe mwakoze subscribe ndetse mugakanda no kuri iyo nzogera notification. Imana igibaha umugisha.